TikTok mba cyangwa se international TikTok ikunze kwifuzwa n'abantu batari bake cyane. Uyu munsi rero ndaje ngo nkwereke uburyo wakikora TikTok mba cyangwa se international TikTok yandi ujya wumva abantu benshi bajya baririmba. Biroroshye cyane, ntabwo bikomeye. Icyo ngusaba rero nubikora ukabona birakunze, uze kugaruka umbwire hasi muri comment uti rwose ndabona byakunze, ndetse kandi ino video iramfashije cyane. Uzaza winjire muri TikTok yawe, uzinjira muri TikTok yawe, ngira ngo uri kubibona. Uzinjira muri TikTok yawe urindire ibanze ise nk'ifunguka. Ndakwereka step by step ku buryo nyine ibintu byose ndibuze kubikwereka, nkakwereka n'impamvu ari international TikTok. None numara kwinjira muri TikTok yawe uzaza ukandaho aho ngo kuri profile. Aho ngo kuri profile uzakandaho. Numara gukandaho uzakandaho ahantu hari utuntu dutatu hejuru. Ngira ngo uri kuhareba aho hantu hari utuntu dutatu hejuru niho uzahita ukanda. Rwose ubikore neza witonze, ni ibintu byoroshye cyane. Numara kuhakanda hazahita haza utwo tuntu, uzahita ukanda ngo wanditse ngo settings and privacy. Numara ukanda kuri settings and privacy uzascrolling uzamuka uzohanditse ngo switch account. Aho ngo kuri switch account niho uri wite ukanda. None numara kuhakanda haraza utuntu tumeze gutyo, urahita ukanda ngo wanditse ngo add account. Add account. Ikintu ugiye gukora rero aho ngaho itonde cyane, banza urebe aho hantu handitse ngo Rwanda. Aho hantu handitse ngo Rwanda cyangwa u Rwanda, urabanza uhakande uhita ucenginga location. Ubwo ugiye guhindura nyine location y'igihugu iherereyemo. Numara guhindura u Rwanda, urabona yuko ngiye kizemo France, urabona yuko byahise bihinduka. Aho ngo rero numara kubikora gutyo, ikindi kintu ugiye guhita ukurikizaho, ugiye gukereya account nshyashya. Uzayikreye ukoresheje email apana nimero za telefoni. Uzahita ukanda aho ngo handitse ngo continue with Google. Continue with Google. Numara kuhakanda uzahite ushyiramo email wa kreye nshyashya. Ugomba kuba ufite email nshyashya utigeze ukoresha ahandi kuri TikTok. Numara kuyikereya uzahite noneho ngiye kwereka uburyo wa checkinga noneho ese koko ni kiye kintu kizakwereka yuko ari international TikTok cyangwa se ari fake TikTok. Anga rero ushobora kubicekingira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere n'ugukanda ngo kuri balance ukare nibo ayo makoyini ari hejuru cyangwa se ari hasi. Ubundi TikTok z'inyarwanda uzasanga amakoyini ari hasi, noneho aho wanditse ngo estimated usange biri hejuru. Ndamye nashidikanya ubwo buryo bwa mbere wabwumvisha. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukanda aho ngo handitse ngo monetization. Monetization ugahita ukanda aho ngo wanditse monetization, bazahita bakwereka ahantu handitse ngo inspiration na monetization. Uzahita ukanda aho ngo wanditse ngo monetization. Aho ngo kuri monetization uzakandaho, uretse gato hanze mbikwereke. Uzakanda aho ngo wanditse ngo monetization, urindira gatoya urahita ubona nyine ahantu itandukanye na ya TikTok ibaruye mu Rwanda. Ndaje ndabikwereka rwose. Ubundi TikTok zibaruye mu Rwanda Creator Reward Program ntabwo ibiriho, ahubwo habariho icyo bita ngo live reward gusa. Nyine uba wemerewe guhembwa ariko mu buryo bw'amareward. Creator Reward Program nabiba biriho. Rero ndahamye nashidikanya ibi bintu wabibonye neza, ndetse kandi wabikoze bigakunda. Kanda like kuri no video. Ikindi kandi nyine niba wari umushyitsi following kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Eva. Hasta la vista, ciao ciao.